Mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Kiyani yarari kumwe na Ivy yararimo mubwira ngo ndekugende undi amubwira ati ntaho njya. Ese ubundi byahereye he? Aho baje kurekana nangwa ntibigeze barekana? Inkuru yacu reka tuyitangirire n'ubundi kuri aba ngaba bombi babiri. Ivy bari kubwira Kiyani akamubwira ati Kiyani, amakosa ya mbere nakoze muri ubu buzima ni ukugukunda. Nzahora nicuza uyu mwanzuro, nzahora nicuza kukumenya. Iyo ntaza kukumenya simba meze gutya. Kiyani, tugomba kwakira uku kuri. Ntabwo wankunda, ntabwo nakuremewe, kandi nawe ntiwandemewe. Kandi nawe urabizi, uri uwa Nikita, nta na rimwe uzigera uba uwanjye. Ese basi urabyumva? Kiyani ati ibintu uri kuvuga ntabwo ndi kubyumva, nta nubwo nshaka kubyumva. Ivy ati ariko Kiyani, kuki wikunda? Kiyani ati ntabwo nikunda gusa kuko nawe ndagukunda. Ivy ati hanyuma bimariye, hanyuma bitangiye. Urankunda ejo ufite umurenge? Urabizi neza ko ejo ufite umurenge? Urabizi ko habura amasaha make ngo witwe umugabo w'umugore? Hanyuma se ninjye tugiye gusezerana? Kiyani, ibi bintu tugomba kubihagarika. Ibi bintu ni ubusazi, ndarambiwe. Kiyani ati Ivy, ubishaka utabishaka, ubyumva utabyumva, ntabwo nzigera nkureka. Ivy ati ariko wasaze, ntabwo uzandeka se? Urashaka kungira ihabara ryawe? Ushaka kungira umugore wa kabiri? Kiyani ati nanjye ntabwo nzi inzira bizanyuramo, ariko ugomba ubu wanjye. Ivy ati ariko urabizi Kiyani, urikunda nawe, nta tandukaniro ryawe na Liam, mwese muri bamwe. Imitima yanyu ibabeshya ko munkunda, ariko ntabwo munkunda. Nta n'isoni. Mu masaha make ari imbere ufite umurenge, ugiye gusezerana na Nikita. Urahanga uri kubwira undi mukobwa ko umukunda, ariko ubundi igitsina gabo mwabaye muto. Ese are you serious? Kubizi gukunda njyewe, kuki ugiye kubana na Nikita? Niba koko unkunda, kubera iki wabikigwari bigezaho? Kuki udafata umwanzuro? Urikunda, ntabwo unkunda. Kiyani, nari nzi ko utandukanye, nari nzi ko byibura mbonye umuntu ushobora kwishingikirizaho, umuntu ushobora kunegera ibitugu nkaririraho, ariko nawe umeze nk'abandi bose, nta tandukaniro. Uzi n'ibindi, mva mu maso ugende. Genda ujye gutegura umurenge wawe, utegure ubukwe bwawe mu mahoro. Ntabwo uzigera wongera kubona Ivy mu maso yawe. Gusa ntabwo nticuza kukumenya, nta nubwo nicuza kuba naragukunze, kuko nakifuje ko waba uwanjye ubuzima bwanjye bwose nsigaje kuri iyi si. Ariko ibyo twifuje byose ntabwo ariko tubibona, kandi ibyo dusabye byose siko tubihabwa.
so rero mvira mu buzima Kian, nanjye nkuvire mu buzima, genda ujye gutegura ubukwe, uzagira urugo rwiza, uzabyare, uzaheke, urugo rwawe ruzaba urw'umugisha. Gusa uzamubwirire umugore wawe Nikita ntazigera kubabaza, kuko nakubabaza ninjye azaba ababaje. Ntazigera akuriza, ntazigera atuma wicuza, azagukunde mu bibi no mu byiza, azakubahe nk'umugabo we, azakubere byose utigeze ubona muri ubu buzima. Rimwe na rimwe abantu bajya bibeshya ko iyo ushatse umugabo ibibazo byawe byose biba bikemutse, bakibeshya ko umugabo agiye kubabera byose, ariko bakirengagiza ko nabo bakabaye byose ku bagabo babo. Usanga umuntu ibyo byose abyikoreje umugabo we, akirengagiza ko n'umugabo we yamushatse amukeneye iruhande rwe. Uzamubwira kubahe kandi azagukunda uko bikwiriye, ntazigera kubabaza, ntazigera kuriza. Kian azenga amarira mu maso, agahera akabwira Ivy ati nanjye uwo mugore niwe nkeneye, ariko ntago Nikita yaba uwo mugore. Nikita twarakoranye, Nikita twarareranywe, imiryango yacu ni inshuti. Papa umbyara ndetse na papa Nikita, yewe mama Nikita ndetse na mama wanjye ni inshuti magara. Bashatse kudushyingira ngo bakomeze umubano. Uhereye mu buto, njye na Nikita twarakundanaga, ariko akankunda cyane. Njye sinari mbyitaye, namufataga nka mushiki wanjye. Ariko tumaze gukura, ibintu byabaye serious, birenze uko nabitekerezaga. Nagize aho nakira yuko Nikita ankunda, nashobora kumwijishura, ariko njye namukundaga nka mushiki wanjye. Niyo mpamvu ubona nagusariye. Ntabwo Nikita mukunda nk'umugore wanjye w'ahazaza, gusa byose ndi kubikorera umuryango, ndi kubikorera mama wanjye ndetse na papa wanjye, ndi kugira ngo ubucuti bw'imiryango bukomeze. Ariko ari amahitamo yanjye, ntabwo nabana na Nikita. Gira ngo ahari igihe tumaranye nawe urabibona. Ntabwo mvuze ko mwanga pe, ariko kuva nakubona nibwo nasobanukiwe ko Nikita atari umugore wanjye w'ahazaza. Ntabwo mubona nk'umutima w'urugo, simubona nka mama wanjye, nka mama w'abana banjye. Iteka ni wowe mba ntekereza, iyo ndyamye ni wowe ntekereza, iyo ngenda mu muhanda ni wowe uri mu ntekerezo zanjye. None uragira ngo nkore iki Ivy? Fata agasozi niruke basi. None se mba umusazi nibwo uzamenya ko ngukunda? Mbikubwire kangahe? Ivy ati none uragira ngo bimare iki? Uragira ngo bitange iki koko Kian? Nyine genda ubane na Nikita, njyewe ndeka. Kian ati ntago mbizi, sinzi ko nzigera mbaho nishimye, sinzi ko nzanezerwa. Ubuzima bwanjye bwose nzabubaho nanezerewe, sinzi ko nzigera nishimira umugore wanjye, mbizi neza ko uwo nkunda ahari. Ndabizi ngiye gufata umwanzuro, nzicuza ubuzima bwanjye bwose nsigaje kuri iyi si, ariko ntacyo gukora mfite. Ivy ati ariko se ubundi Kian, ko wari wansabye ko njya kure yawe, wansabye yuko nyine ngenda nkajya kure yawe kugeza ubukwe bwawe burangiye, umbwira ati igihe cyose uri kumbona mu maso yawe ntabwo ushobora kujya mu murenge, kandi ugarutse uti twari twabyemeranyijwe. Wari wansabye ikintu gikomeye ndetse kinagoye, urashaka iki kandi? Si twari twabyemeranyijwe? Kian, wafashe umwanzuro wo kubana na Nikita,
reka nanjye ngende mpane na Liam, uzabeho utishimye nanjye nzabeho nishimye, sibyo ushaka? Sibyo byakunezeza? Kian ahera akarakara akamubwira ati reka nkubwize ukuri Ivy, sinongere kumvuga izina Liam. Ivy turafushye se? Urumva uri kumfuhira? Wowe kugiye gukora ubukwe, reka nanjye nsubukura ubukwe na Liam. Kian ati ubwo bukwe niyo wabusubukura nzabwica, ntabwo nzatuma hari undi musore ukuntwara. Ivy atari kurikunda. Wowe ugiye kugenda usezerane na Nikita ariko ngo ntabwo ushaka ko hari undi muntu ukuntwara? Seriously? Ntabwo ibi bintu byumvikana, ufite ikibazo pe. Kwanza reka ndanigendere. Ivy ahera ko yigendera, Kian asigaraho aramwitegereza akamureba, umujinya ukamwica ariko akabura icyo akora. Amasaha aragenda akicuma, bucya mu gitondo. Kian aba ari kwitegura, Bigwa ari iruhande rwe ari kumubwira ati ariko sha urasa neza kweli, umusore agiye kurongora, ubu none iri joro urarara ubaye umugabo. Sha ibyo twari twarategereje igihe kinini birabaye, ariko we na Nikita mukundanye imyaka kuva mu buto. Kian aba acecetse nta kintu ari kusubiza Bigwa akomeza kwivugisha, ambwira ati nanjye ngize umugisha nkabona umukobwa unkunda nk'uko Nikita agukunda. Bro sinazi uyazi. Uzi nka buriya ngize amahirwe Ivy akankunda, ye baba we, maze akankunda nk'uko Nikita agukunda, nahera kumushyira amago. Kian acyumva izina Ivy ahera akahinduka, umujinya mwinshi, ahera akakurura murumuna we akamufata mu ijosi, aramwitegereza n'umujinya mwinshi. Bigwa ati ariko se kandi bigenze biti ko mbona uri kumfunga itayi, ngo ukoze iki? Hari ijambo ribi mvuze? Kian ahera ko yigarura akamurekura, ntagire icyo amusubiza. Bigwa yitegereza mukuru we kamubaza ati ariko Kian, hari ikintu waba uri kumpisha? Umeze neza? Ese kuki mvuga Ivy ukarakara? Uriya mukobwa uramukunda? Kian ahera akabwira Bigwa, akamubwira ati ibyo ntabwo bikureba. Bigwa ati nyamara ushatse wambwira hari icyo nagufasha, kuko uyu mwanzuro ugiye gufata, niba uzi ko ukunda Ivy uzabyicuza ubuzima bwawe bwose. Kian ati rega n'ubundi ntawe urenga agasozi azagwaho, kandi icyo wandikiwe n'ubundi kiba kigomba kukubaho. Kwanza ibyo tubyihorere tugende. Bigwa ati ubwo uremeye uragiye ugiye kujya mu murenge ubizi ko ukunda undi mukobwa, kwanza banza umbwire ukunda Ivy? Ibi bintu si ubwa mbere mbikubajije. Kian ati reka nkubwize ukuri Bigwa, urongera kumbaza ubusa ndagukubita nsige nkukingiranye mu cyumba hano, ndagufungurira mvuye mu murenge. Bigwa ati aha, ngaho jya imbere tugende. Bahera ko basohoka, binjira mu modoka bakerekeza ku murenge. Ababyeyi ba Kian ndetse na Nikita bose baba bahari. Inshuti n'abavandimwe
b'iyo miryango bose baba bahari. Mu masaha yo gusezerana aragera, Kian na Nikita bagasezerana. Nyuma yo kuva mu murenge berekera muri hoteli bakajya kurya no kunywa. Ubu ubona abantu bari aho bose bishimye, ariko Kian atanezerewe. Bigwi nawe anyuze amaso aho ngaho ngo arebe ko yabona Ivy, ariko ntago amubona. Yegera Kian akamubaza atari kuri n'umugome, ntago wigize utumira Ivy? Wabonaga ataza mu birori byawe? Kian ahindukirira murumuna we akamuhindukana, akamubwira ati Bigwi, niba ukunda amagara yawe, izina Ivy ntiwongere kurivuga. Niba wikunda, niba udashaka ko nkora ikintu kitari cyiza hano, sinongere kumvuga izina Ivy, please. Ibirori birakorwa, abanezerwa bakanezerwa, Nikita aba yishimye, ubona ari gusekera abantu bari aho, inshuti ze zamunezererewe, imiryango nayo yishimye, ariko Kian ntago aba anezerewe. Kian asa n'ugiye ku ruhande, agafata telefone ye agahamagara Ivy. Mu kumuhamagara, Ivy akitaba, ahera akamubwira ati kandi kumamagaye Kian. Kian uranshaka iki? Uje kumbwira ko byagenze neza mu murenge? Kian ati ibyo ntabwo ari byo nshaka ko tuvugana, ahubwo uri hehe? Ndumva nshaka kukubona, ndumva ngukumbuye, please mbabarira ureke duhure. Ivy atari kuri umusazi, nibwo ukiva gusezerana n'umugore wawe none uri kumamagara ngo urankumbuye, ariko wasaze. Kian turambwira ahantu uri, nangwa nshyireho abasore bagushake, bashaka ahantu uri, nshake n'umuntu utrakinga telefone yawe menya ahantu uri. Urabizi mfite ubushobozi, nakora icyo ari cyo cyose ariko nkakubona. Ivy atoke sawa, reka nze ngohereze adresse y'ahantu ndi. Ariko Kian wambabariye, waretse ibi bintu? Kian ati ndashaka kukubona. Ati ahubwo gira vuba umpereze adresse y'ahantu uri. Ivy ati ngaho kupa nyine nyiguye. Kian aturarama kuko uzi ikosa ryo gukuraho telefone yawe, umwanzuro uri wufashe uzawicuza, kuko nshobora gukora ikintu utatekerezaga. Akimara kuvugana na Ivy, ahera ko asohoka muri hotel, akinjira mu modoka. Bigwi we bari kumurebesha amaso ye, ibyo akora byose ari kubireba. Kian ahera ko yigendera, akagenda nta n'umuntu abwiye. Abari mu birori barakomeza rwose, bakikorera ibirori, ubona banezerewe. Gusa Kian we aba yigendeye, agendera ku merekezo Ivy aba yamuhaye. Asanga Ivy yicaye ahantu mu gashyamba hatuje, yicaye wenyine. Asanga yifitiye icyo kunywa, arimo yinywera. Akihagera, Ivy aguma yicaye no guhaguruka ngo amuramutse. Kian ati ntabwo uri bundamutse se? Ivy ahera akamuha umukoro, amuha umukono, ariko undi agahera akawanga. Aramwegera akicara iruhande rwe, akamuhobera, ariko ubona Ivy atabyitayeho. Akamubwira ati Kian, reka imikino bana, uri umugabo w'umugore, kano kanya tuvugana. Reka nizere ko ari ubwa mbere na nyuma uje kubonana nanjye, kandi nanjye ndagusezeranya, uhereye uyu munsi ntuzigera wongera kumbona. Uhereye kano kanya ngiye kugenda mbure burundu,
ahari nimara kukwikuramo nzongera ngaruke. Kian ahera akabwira Ivy, akamubwira ati icyo cyo kumbwira ko njye nawe tutazigera twongera kubonana ubyibagirwe, njye nawe tugomba kuzajya tubonana kuko umeze nk'umwuka mpumeka, ntabwo nabaho ntakubona Ivy. Ubu nibwo ngenda nsobanukirwa ingano y'urwo ngukunda, ubu nibwo ngenda nsobanukirwa ko ngukunda bya nyabyo kandi by'ukuri. Ivy, ndagukunda pe, ndagukunda n'umutima wanjye wose n'ibyanjye byose. Ivy ati Kian, are you out of your mind? Are you mad? Akoze n'ibindi, ndabona uri stupid. Seriously, you are so stupid. Uvuye mu murenge none uri hano uri kubwira Ivy ko umukunda. Ayo magambo ugenda ugiye kuyabwira Nikita, ntabwo ari njye ukwiye kuyabwira. Kwanza wambwiye ngo wari unkumbuye, wambonye, nizere ko urukumbuzi rushize. Haguruka ugende. Kian aho kugenda mu gahinda kenshi, ahera akarambika umutwe we ku bitugu bya Ivy, amarira agatangira gutemba. Ari nakabwira Ivy, akambwira ati ntushaka unuke, umbwira amagambo yose ushaka, nushaka unyite n'imbwa nangwa se unyite ikigwari, ibitutsi byose bibaho kuri iyi si ubintuke. Ntago ndi ikigoryi gusa, sumbwiye ko ndi stupid, ntago ndi cyo gusa, nanjye ntago nzi icyo ndi cyo. Naragusariye, ufite uburenganzira bwo kuntuka, ufite uburenganzira bwo kumbwira ibyo ushaka, kuko n'ubundi sinakurakarira, ntabwo nabishobora. Icyo nzi nuko ngukunda, ibindi ntibindeba. Ivy, hari ikintu nshaka kukubwira. Byose nakoze nabikoreye umuryango wanjye. Ubu bukwe ndi gukora ntabwo buturutse mu bitekerezo byanjye no mu bushake bwanjye. Ndi gukora ubukwe kubera umuryango. Ngiye kubana na Nikita kugira ngo ntareme umwiryane mu miryango. Ababyeyi bemeranyijwe kuzadushyingira tukiri abana. Ese urumva nari kubihungira he? Nakuze nzi Nikita gusa, sinigeze mbona umwanya wo kujya mu bandi bakobwa kuko iteka yamoraga iruhande. Nikita ntiyigeze atuma hari undi mukobwa mvugisha. Niyo yambonanaga n'umukobwa, Nikita yarasaraga. Ibyo byatumye mbaho nta wundi mukobwa mvugisha uretse Nikita wenyine. Ariko kuri wowe siko byagenze. Kuva nakumenya byinshi byarahindutse mu buzima bwanjye, haba mu ntekerezo, haba mu byo nkora, ibintu byose byarahindutse. Mba numva mfite ubushobozi wabo wanjye, ariko se nkora iki? Ivy, nanjye wanyumva, nukuri nanjye ndagukunda, ariko nta yandi mahitamo mfite. Ivy byose arabyumva, akumva ko Kian asezeranye na Nikita, nangwa se yasezeranye na Nikita atari uko amwanze, ahubwo nta yandi mahitamo afite. Bombi bararira, hakaba uruhozo undi. Ivy ahera akahobera Kian, amureba mu maso, akamubwira ati Kian, ndakumva kandi ndakubabariye. Numvaga ntakurakariye, numvaga ntakwanze, ariko nanone sinkwange ibya nyabyo. Icyo wakoze nicyo cyanyacyo. Buriya umuryango niwe wa mbere,
mu buzima nta kintu cyakurutira family yawe, ariko basi niba bishoboka uzanyibagirwe. Ukwiye gukunda umugore wawe Nikita, si byose basi. Kiana yari akabwira Ivy, akamubwira ati Ivy, njyewe Kian, wanyemerera nkagira ikintu ngusaba ko numva binshobeye, nta yandi mahitamo mfite, waretse njye nawe tugatoroka tukijyanira. Ivy ati njyewe Kimi Ivy norokane nawe Kian. Kian ati tugende tujye kwibanira, tugende umbera umugore, ndagusezeranya nzagukunda, nyuma y'igihe tuzagaruka ngukwe tubane. Ivy ati Kian, uri umugabo w'umugore, gute natwara umugabo w'abandi? Gute koko nabikora? Gute nacikana nawe? Byazavugwa he koko? Ibaze mama umubyara ndetse na tata bazatekereza iki bagiye bakumva ngo umukobwa wabo yatorokanye n'umugabo w'abandi koko? Kian, nanjye ndabyifuza, nakifuje kujyana nawe, ariko hoya ntabwo byakunda. Ivy biramurenga, ahera akahaguruka agasigaho Kian agenda ari kurira. Arihuta akajya mu rugo aho abana na Marza, agapakira ibyoroshye akinjira mu modoka, abanza kunyura kuri banki abikuza amafaranga menshi ashoboka, agahera akagenda. Amasaha aragenda akicuma, Marza ahera akataha avuye mu kazi ke, agera mu rugo ahamagara Ivy cyane ko amakuru aba yafite, agira ngo nawe urareba uko ameze. Akigera mu nzu abona hari ibintu bimwe na bimwe wagira ngo ntibihari, ariko mu kwitegereza akabona imwe n'imwe mu myenda ya Ivy ntayihari, akabona zimwe mu nkweto ziwe ntazihari, ubwoba buhera ko bumwica. Ikintu akora ahera ko yitegereza ahantu hose ashakisha. Ivy se yavuye muri uru rugo? Nyine biramushobera, afata telefone ngo ahamagare Ivy, ariko nimero ye aba yayikuyeho. Arongera akayicishamo, ariko nicemo. Marza nta kindi kintu akora, ahera akahamagara Ntwari, akamubaza ati Ntwari, Ivy mwaba muri kumwe? Ntwari ati oya ntabwo turi kumwe. Marza ahera akamukupa, agahamagara Bigwi, akamubwira ati Bigwi, Kian muri kumwe? Bigwi ati oya ntabwo turi kumwe, yagiye. Ati none se Ivy mwaba muri kumwe? Bigwi ati oya ntabwo turi kumwe, atari ko ibyo ari byo byose Kian yaba ari kumwe na Ivy. Marza ahera akakupa, agahamagara Kian. Kian aritaba. Mu kwitaba Marza aramubaza ati Kian umeze neza? Kian ati I'm somehow good. That's somehow gute se kandi uvuye gusezerana? Kian ati Marza mbabarira icyo kintu turebe kukiganiraho. Marza ati none se Ivy muri kumwe? Kian ati oya, hashize nk'amasaha 3 dutandukanye, gusa twahoranye. Marza ati no way, ntabwo ndi kubyumva, ntabwo muri kumwe?
birashoboka se? Kiana ati none kuri kumbwira gutyo byagenze bite? Hari ikibazo yagize? Mariza ati ahubwo ninjye wakabaye ubikoboza. Ngeze hano mu rugo nsanga hari ibintu byiwe bidahari. None se uyu mukobwa yaba yagiye? Ko numva ntangiye kugira ubwoba Kiana. Kiana atari ko nizere ko ari gukina. Ivy twahoranye ntago icyo kintu yagitekereza. Nose uri kuvuga ngo ibintu bye nibiha urishuwa neza ko yagiye? Mariza ati mu bigaragara Ivy ntawe uri hano yagiye. Ahubwo ndi kwibaza yaba yagiye hehe? Kiana ndabizi ko Ivy agukunda. Ahari kwiyakira byamunaniye. Akaba ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kuba atari hano. Ahubwo icyo ndi kwibaza yaba yagiyeho uyu mwana w'umukobwa. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese koko Ivy yaba yagiye nangwa ari hafi aho? Ubundi sabaye yagiye yaba agiye he? Cyaba ari cyo gitekerezo cyiza se cyo guhunga akagenda? Inkuru yitwa Inzitane. Byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, nijye wandika kandi ni nanjye wibagiza.